nari umwana wiyanga, nari umwana witinya wumva ko nta kintu na kimwe yageraho. No mu ishuri nkavuga Mana nimbona mvuye mu mwaka umwe nkagera mu wundi nzashima Imana, koko numvaga ntabwo ari ibintu ngenewe kuko nakuze kuva mu bwana bwanjye nkiri muto. Ntabwo navugaga hamwe ku ishuri bakubitaga bavugaga ninde wakosheje bakavuga njye kandi ayo makosa ntarayakoraga kugira nkubitwe kuko bazi ko ntari bubashe kwisobanura. Uno munsi yasohokanye na kanaka, ejo arasohokana na kanaka, nkabona nakavuye. Rimwe hamwe nigeze kwicara ndavuga ese kuki njye ntameze gutya, kuki njye nyine ntafite abantu baza bameze gutya aza kuntora no munsi ejo. Ariko nanone kuki utagira aba boyfriend benshi nkavuga nakavuye ko sinabikundaga kuko ndibuka nsoza kwiga navuze Imana uzandinda ako kavuyo pe, numvaga nshaka ibintu by'iterambere. Ariko none nkitinya nkavuga nzabigeraho ne ntabwo nabigeraho. Ninde wakubabaje cyane mu buzima? Ese waramubabariye? Wow. Fro ninde? Icyo kibazo kiragoye. Ntabwo kigoye. Umuntu wambabaje koko ndi umuntu wakundaga kumva ko nimba inshuti zanjye zababaye nshobora kuba n'ibyo biteye. Umushahara wa mbere nabonye nkiwufata naguzemo Bible. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze nanone kuri The Grace Note Podcast, urubuga rwacu, urubuga rwanyu, urubuga twese twisangamo. Njye ndi Colline, mbahaye ikaze nanone tujye kuganira ku kiganiro cyiza, ubuhamya bwa mugenzi wacu From Darkness to Grace. Impamvu dukunda kuvuga ngo From Darkness to Grace ni ahantu haba hadasanzwe cyangwa aho umwijima umuntu yabaye ushobora kuba uri kuba yabaye, ushobora kuba ibyo yaciyemo ushobora kuba uri gucamo uyu munsi, ariko hari ibihamya byinshi cyane by'uko uba bahanishije nawe wahanisha. ngo haye ikaze rero bana natwe. Nkuko nabibabwiye turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, sinzi niba mutamaje kumubona, umukobwa ukijijwe, umukobwa uzi ubwiza bwa Yesu. Turamwakira atwibwire, tuguhaye ikaze. Murakoze. Amazina yanjye ni Dushime Audrey, ndi umukobwa ukijijwe nk'uko wabivuze, ukunda Yesu, ukunda Mwuka Wera. Uri na mwiza. Merci. Thank you. Yeah. Audrey, uravuze ngo umukobwa ukijijwe, watubwira gato ku rugendo rwawe rw'agakiza? Audrey ni umwana wavukiye mu muryango w'abakatolike. Nkuririra muri uwo muryango kera tukiri abana. Mama wanjye ntabwo yakundaga ibintu byo gusenga. Papa wanjye kubera inshingano z'akazi ntabwo icyo gihe twabanaga cyane, yari umusirikare, agakunda kuba ari ku kazi. Mama rero ntabwo yakundaga ibintu byo gusenga kubera amateka. Tukura turi b'abana badakunda kujya gusenga, tujyayo gake kuko tujyanye n'abandi bantu b'abaturanyi. Igihe kimwe papa yaraje ari turi kubana twese noneho mu rugo, nibwo bagarukiye Imana muri katolike, ibyo bita kugarukira Imana. Kugarukira Imana natwe tubona kubatizwa. Ariko mbatizwa muri katolike navuga nari umwana, sinari nzi ibyo nari ndi gukora, nanavuyeyo numva tundi wamugani kwa kugira mu rugo haba ikirori, nta kindi kintu nari ngamije njye urebye muri make. Nakuze numva mfitemo ishyaka ryo gushaka Imana, ariko riraza n'ubuzima bubayemo. Nari umwana utavuga, nari umwana wiyanga, nari umwana witinya wumva ko nta kintu na kimwe yageraho. No mu ishuri nkavuga Mana nimbona mvuye mu mwaka umwe nkagera mu wundi nzashima Imana, koko numvaga ntabwo ari ibintu ngenewe kuko nakuze kuva mu bwana bwanjye nkiri muto. Ntabwo navugaga hamwe ku ishuri bakubitaga bavugaga ninde wakosheje bakavuga njye kandi ayo makosa ntarayakoraga kugira nkubitwe kuko bazi ko ntari bubashe kwisobanura. Nkura muri ubwo buryo, ariko nyuma yaho ngeze muri segonderi nabwo naracecekaga. Sinari wa muntu ngo ndavugisha abantu, najyaga inshuti nkeya, nyine nariyangaga nkavuga bari abantu ntabwo mfite kugendana nabo, ntabwo mfite kuvugana nabo.
numvaga ntari mwiza. Nakuze numva ntari mwiza, meze nsa nk'abahungu, meze nk'abahungu nkanabikunda ndetse kwitwara nk'abahungu vuba. Undi nitwaraga nk'abahungu nkiyambara ibintu binini mbiretse vuba. Rero ntabwo nikundaga, ntabwo numvaga ko hari umuntu ushobora kundeba yumva ko ndi mwiza cyangwa numvaga ndi mubi ku rwego undi muntu atari kubimbonaho. Niga superiere najyaga umushuti wanjye w'umukobwa akajya ambwira ngo Audrey uri mwiza, narambwiraga ati icyo mbabarira njyewe ntabwo ndi mwiza, twarabifaga. Nyine numvaga ntari mwiza, numvaga nta muntu unkunze kandi ababyeyi banjye bakanyeka ko bankunze. Mama wanjye arankunda na papa wanjye arankunda, bashobora kumpamagara akabimbwira, ariko nyine numvaga kubimbwira umenya hari bidahagije. Sinzi ikindi kintu, hari akandi kantu ububura uza usobanukirwa nyuma. Maze gukizwa nibwo nasobanukiwe yuko ububura hari presence y'Imana niyo ububura kugira ngo ize yuzuze uwo mwanya, nibwo ubasha kumva urukundo. Nakuze uko nguko nsoza kwiga, soje kwiga nari ntarakizwa, nari umukatolike, rimwe na rimwe nkajya muri protesta bimwe by'abana bo ku ishuri bikarangirira aho ngaho. Nasoje kwiga mfite icyifuzo kivuga ngo nzajye kuba muri ghetto, hamwe nzabona liberté ivuga menye ubuzima urubyiruko rubayemo. Ariko ntabwo nari numvaga nshaka kuba wa mukobwa uzajya mu kabari, uzajya mu tubyiniro. Numvaga atari ibintu byanjye, kubera kwa kwiyanga, kwa kwitinya, vuga ati ibi bintu ntabwo ari ibyanjye, nibyo abandi bakora. numvaga ahubwo habaho groupe zisenga, nkumva izo groupe zishobora kuba zitabaho. Ariko nkumva nyotewe no kuba muri ghetto. Mama wanjye akaba ntabwo akunda ibintu nyine byo kuba mu mafamiye, akavuga genda utangire ubuzima bwawe. Numva biranshimishije, ndagenda mba muri ghetto. Muri ghetto niho naje kubonera Yesu, niko navuga. Narabanje ndazamura n'inshuti zo hanze. Urumva na kwa kwitinya, ni abana bari bukenere, afite umuntu uri buze kumutwara mu rugo amujyane, aba boyfriend benshi uno munsi yasohokanye na kanaka, ejo arasohokana na kanaka, nkabona nakavuyo. Rimwe hamwe nigeze kwicara ndavuga ese kuki njye ntameze gutya, kuki njye nyine ntafite abantu baza bameze gutya, aza kunona uno munsi ejo. Ariko nanone kuki utagira aba boyfriend benshi, nkavuga nakavuyo ko sinabikundaga, kuko ndibuka nsoza kwiga navuze Imana uzandinda ako kavuyo pe. Numvaga nshaka ibintu by'iterambere, ariko nanone nkitinya nkavuga nzabigeraho ntabwo nabigeraho. Rero izo nshuti ziraza ziba nyinshi mu buzima bwanjye, nyinshi, kandi ugasanga ntabwo ushaka kubahomba. Ukeneye inshuti, ariko inshuti ufite ni za zindi zitagize ikintu ziri bukubwire kizima. Inshuti nari mfite ntabwo nigeze nzumva n'ikintu cyo gusenga. Wapi babaga Audrey twambike dusohoke, nkakana bakansiga ndyamye. Nakundaga telefone kuva kwa mbere kujya ku cyumweru, ndyamye mfite telefone nta kibazo. Hamwe numvaga ari bwo buzima, musohoke mugende ngiye musigire telefone, numva nta kintu bintwaye. Igihe kimwe rero wese ntabwo wagize boyfriend? Nari mufite, nsoza kwiga baje ari benshi, umva umwana usoje kwiga abantu baba bamuteta bari benshi. Urumva ko bagukundaga bari bahari ubwo utabibonaga? Ariko ntabwo nabyumvaga ko ari urukundo, numvaga ari bya bindi nyine byo muri iyi si. Yego. Noneho rimwe ndacara nyine, hari umuhungu amaze igihe umwaka, baze kubwira umuntu ngo uramukunda nko mu kwa mbere, kwa cyenda kukagira utaramusubiza. Abahungu b'abandi utaramusubiza, wavunaga abahungu b'abandi utaramusubiza arangije. Ako ndavuga ndicara rimwe, nakundaga gusenga nubwo bitari cyane. Ndicara rimwe ndavuga Mana, ese uyu muntu kuko cyatameze nk'abandi, ubundi undi muhungu arakubwira ndagukunda, wakiraza i Nyanza akahita agira gute, akahita agenda ntihongere kumubona. Kuki ngo yatameze nk'abandi? Okay. Nubundi abahungu ikintu nzi nuko araza akagenda, akamfya kumwemerera. Urumva umwaka wari ugiye gushira, ndamwemerera. Aza mu buzima bwanjye, ariko nari ikintu yari atwaye kuko ntabwo twakundaga kuvugana cyane. Bwari ubuzima, abahora ari mu kazi cyane. Noneho
urumva nari mufite ari aho bisanzwe ariko nkumva birampagije kuko n'impamvu namwemereye navugaga ako kavuyo gacike mfite umuntu mba mufite ntamufite ntawe mfite nyine nta kwirirwa mbeshya ngo ntendeke numvaga atari ibintu byanjye nyine biri buze kunjagaraza nkumva sinzi ukuntu ndi bube meze rero yari ahari naje kumureka nyuma yo gukizwa numva ko nawe mu bintu nyine numvaga ko bitagikwiriye kugendana n'umuntu ntabwo yambangamiraga ahubwo iyo umaze gukizwa uhabwa izindi mbaraga hari ibintu ureka akuyobora mu byaha cyangwa se noneho koko muba mutanabonana kenshi hari n'igihe batakuyobora muri ibyo byaha ariko ukavuga ese uyu muntu nta kintu kizima tuvugana nta cyerekezo n'igenda niwe ibyo ari kwita ko ari bizima wowe si byo uri kubona iyo ukijijwe ufokasinga ku Mana uba wumva ikintu ushaka unyotewe no kumva ahantu bari kuvuga Imana uba wumva ikintu ushaka noneho hari ikintu twibeshya ngo uzamuhindura ntabwo twebwe abantu dutanga agakiza wigisha umuntu ariko atahinduka ukamureka ukasa kuko hari igihe ugenda ugiye guhindura umuntu ahubwo ugasanga waraguhinduye agusubije hamwe wavuye rero nicyo kintu cyatumye mureka numvaga ntabwo nshaka gusubira aho navuye kuko atari uko nabaye mu isi yo kuvuga ngo nta nzoga nanyweye sinagiye mu busambanyi ariko numvaga mu buzima bwanjye hari ikintu cy'umwijima cyabayeho kugeza igihe njya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nibwo numvaga kiva hehe umvuga kimeze gute numvaga hari kwa kutikunda numvaga nshaka gukunda abantu ndi umuntu ukunda abantu nshimishwa no kubona ahantu abantu bateraniye nshimishwa no kubona abantu bafite urukundo banumva iyo mbonye bafite urukundo mba numva biryoheye rero nkabona inshuti mfite ntiduhuje inshuti mfite siza nzindi ziriho mu rukundo nshaka kandi sindi wibabwira ati ndashaka urukundo rumeze gutya noneho nkanibwiye sunda ababyeyi banjye bo barankunda ibyo najyaga mbyibaza sunda ababyeyi banjye barankunda rimwe nigeze kubwira mama wanjye ndamubwira se mama kutajya umbwira ko nkunda biri burage arambwira ngo ubwo nuko ntagukunda araseka nyine ndambwira aho yandabizi ko nkunda urumva nabo bitewe n'amateka shaka kuba ariyo mpamvu badakunda kuvuga ibyo bintu ariko nyine nyamara bikwereka ariko hari abantu tutakunda ibikorwa cyane kurusha amagambo nyine uba wumva mba numva ririya jambo riremereye kubwira umuntu ko umukunda hari abantu benshi hano hanze bakeneye abantu bababwira iryo jambo kuruta uko waza ukamuhereza ibya mirenge ahubwo akumva arashaka kumva umuntu umubwira ko amukunda umuntu umuri hafi umuntu uri bumbe hafi akabwira ukuntu ari kwiyumva kuruta uko uri buze ukamuzanira buri kintu cyose yumva ashaka bikagera aho ngaho ntabwo bigera ku mutima arabibona uko ariko ntabwo bigera ku mutima nanjye rero niko niyumvaga numvaga nshaka urukundo nkumva mu mutima wanjye numvaga hari nk'igice kiri vide kitagize ikintu kirimo nkibaza se biterwa nta byaha byinshi mvuga ngo sinywa inzoga sinjya muri club sinjya ase biraterwa n'iki nyine ibyaha ni ibi ngibi ubu bisanzwe twitwa ko ari ibisanzwe ko nabyo ni ibyaha kuko ibyaha byose ni bimwe ariko nyine ukibaza kubera iki numva nyine meze uko nguko numvaga nshaka ibintu bibiri numvaga nshaka urukundo n'imbabazi byonyine kuko ndibuka mbatizwa icyo kintu njya nshima Imana mbatizwa n'ibyo bintu nahawe nabaye nabaye nk'umuntu ufite ikintu kimuvuyeho kimworosotseho uzamura gato nabaye nk'umuntu worosotseho ikintu nyine mva mu mazi nagiye kubatizwa nta muntu ubizi ariko mama yari abizi ariko ntabwo nari niyishi nabwiye mama wanjye ngiye gukorana amasezerano mashya n'Imana numvaga aricyo kintu nyotewe iyo mbivuze kuko nabonye ubuntu bw'Imana kandi
ntabwo mbifata nk'ibintu bisanzwe, niyo mpamvu bijya binkora ku mutima. urumva nagiye, ntabwo nari nzi ibintu byo gusenga. nasoje naje i Kigali nje kwiga short course, ndiga nzisoje mara nk'ibyumweru nka bingahe mbona akazi. mbonye akazi ndavuga narabwiye Imana nimbona akazi, urabizi sinsenga ndi umunyabyaha, ariko nimbona akazi ikintu cya mbere umushahara wanjye nzakora nzagura Bible. umushahara wa mbere nabonye nkiwufata naguzemo Bible. Akiyo Bible naguze narayiguze ndayibika. kwegura n'ikintu no kwisoma n'ikindi. narayiguze ndayibika nyine nkajya nyibona hariya nkumva ndishimye, nkavuga ati nubwo nta mwenda uhenze nakuye mu mushahara wanjye, ako nibura nakuye mu Bible. nkumva biranshimishije, nabibona hariya nkumva ndishimye. nkomereza aho nyine, narakoraga kujya kwa gatandatu ngaruka ku cyumweru. no ku cyumweru misa najyagamo yabaga ariyo ari ya saa tanu. saa tanu zikagera abana urubyiruko n'ubunebwe nakiryamiye rwose, mvuga ati wape ubwo nzaba nsenga ikindi gihe. bibaho ngaho. umunsi umwe nari ndi kuri TikTok mbona akavidewo umwana ari gutanga ubuhamya, ntabwo nabukurikiye ariko nkunda ubuhamya. noneho ndabureba, ntabwo nabukurikiye ahubwo nabonye hasi hari handitseho ngo Grace Room Nyarutarama hafi na MTN. sinari nzi umuntu uhayoboye, mbese ngo nagiye nzi pasiteri waho ntabwo nari muzi. nta muntu n'umwe uhasengera nari nzi, nta n'andi makuru yandi nari mpazi. nabonye uko ako kavidewo ndakabika ngo nzakumva ndi ku kazi, birangira ntanakumvishije. umunsi umwe ndicara ndavuga ati ko hari ahantu nabonye basenga saa 9, ko basengaga saa 9 nibyukira saa 8. uvuga saa 9 ntabwo najya ngenda nkajya gusenga nyine amasaha yanjye akicuma, nimugoroba nkataha nkitegura kuzajya ku kazi ejo. numvaga nyine saa 9 ari isaha nziza, nabyutse umunaniro washize, nta kindi kibazo ndi bube mfite. umunsi wa mbere njyayo nabeshya abana twabanaga, nabwiye ngo ngiye gusoma inshuti yanjye, kuko ntabwo ari abantu bakunda ibintu byo gusenga. nubwo ntabikoraga ariko numvaga nyine umutima uragushinja ko hari ikintu udakora. umutima wanjye nyine waranshinjaga ko ntasenga. abo bana ndababeshya ngo ngiye gusoma inshuti wanjye, nanababwira uwo ari we. ndaga ati Yvette aranshaka ngiye kumusura. ibintu byose nabeshyeraga. angata okay ndagenda. ngezeyo nyine yambariye nk'abahungu. ngezeyo mpura n'abana b'abakobwa babiri, barambwira ati tuyoboye hano hantu. ndaga ati nanjye n'ubwa mbere nje, ariko muze tugende hariya hari umuryango turi bwinjiye tubona ahantu ho kwicara. mba mbayoboye uko nguko, turagenda turicara. turagenda turicara, twicaye bararamya numva ni byiza, barigisha numva ni byiza. bari gusoza mami mbere yuko agira asenga yararirimbye indirimbo avuga nyine ngo kandi ijwi ryawe rindutira andi majwi yose nigeze kumva. iyo ndirimbo ni nk'ubuzima bwanjye. noneho ntabwo nayihaye agaciro ako kanya, narayumvishe numva ni nziza, sinari nyizi ariko numva ni nziza. noneho basoje gusenga aravuga umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza naze tumusengere. umutima urakomanga. ariko si byari ubwa mbere, hari n'igihe nari nagiye mu gitaramo cyo kuramya no guhimbaza nabwo arabivuga. ndabyumva ndavuga ati wapi njye hariya banseke ndi umunyabyaha iki. uhita nyine amajwi akubana menshi akubwira uburyo ibyo bintu bitakwiriye si ibyawe. icyo gihe rero nateye intambwe ya mbere nsohoka, kuko babivugaga twabaga turi gusoza bakabivuga turi gusohoka. intambwe ya mbere nsohoka, iya kabiri nahise mpindukira, babana barandeba, ugiye nawe hari imbere. ndavuga yego. baransetse. bakinseka uhita wumva ikintu mu mutima wawe ukavuga
wamugana igihe hariya gukora iki. Ariko ikintu gitangaje iyo umunsi wawe wageze uba wageze. Njye mu mutima wanjye nibwiraga ayo magambo ariko ibirenge bikomeza bigenda nshiduka nageze imbere mageze gute umutima uracyari kwinangira ariko imbere nahageze. Ndavuga se baradusengera nta hantu nishimye ariko gake ntago iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza umutima wawe hari igice kiba kituzuye ariko ntago ako kanya ahita cyuzuza. Hari urundi rugendo mukorana kugira ngo azakuzuze wese. Nakiriyeho akantu gato numva ndishimye ndataha. Ngeze mu rugo sinababwira ahantu nagiye turaryama. Icyo gihe natashye ntinze bari kubumvaga ko ndi kumwe n'umushuti wanjye n'inshuti yanjye magara. Mvaga ko kuba ndi kumwe n'inshuti yanjye magara dushobora no kurara iwabo bari banzi nyine yabaye umuvandimwe. Bukeye bwaho ntekereza ku magambo ya ndirimbo narayishatse umunsi urinda wira ndi gushakisha iyo ndirimbo rwa mbere nyumvishije ndi kwishaka ndayibura. Bukeye ndayibona ntekereza kuri ya magambo aya magambo ko akomeye. Kuki iyi ndirimbo yahuriranye nuko nakiriye Yesu. Ntekereza urugendo nakoze kugira njye kumwakira. Twe twicaye ahantu inyuma kujya kumwakira ari imbere. Nibuka ukuntu abantu bansetsa ariko ibirenge bikakomeza bikagenda. Ndavuga ibintu bishobora kuba birimo umwuka wera. Sinahita nyine nkomeza kubitindaho cyane urumva no kubera akazi n'iki nsubira gusenga ari ku cyumweru nabwo ndabeshya. Ntabwo ndabeshya urumva iyo uri kumwe n'abantu mudahuje mutari urabeshya ubaho ubuzima bw'ikinyoma. Ntabwo ndabeshya sinzi ikintu nababeshya kugeza igihe baje kumvumbura. None iyo najyaga gutega nyine navugaga ngo ngiye Nyarutarama hafi na MTN. Ntabwo nari gushobora kuvuga ngo ngiye muri Grace Room cyangwa ngiye ku rusengero. Biragora icyo gihe nyine ntabwo buri kubyiyumvisha ariko uko nagiye njya gusenga uko nagiye numva ijambo ry'Imana ya Bible nahise ntangira kuyibumbura nkayibumbura nkavuga Imana nyereka basi ahantu ndi busome. Nari ntaranamenya gusenga neza birambuye nyereka ahantu ndi busome nkajya kubona nkabona nyine nk'ijambo riraje ko kiri ijambo rije nkunda kwibaza ku bintu byinshi nkuko nkunda kwigira ku bantu. Abantu benshi nkunda kubigira nyine nkunda kureba umuntu iyo nkimubona ntabwo nshaka kumujajinga ko mbanza kureba uko ameze umuntu wese ufite ikintu uri bumwigireho. Rero niyo mbonye ikintu nyine mbanza kureba kubera iki bimeze gutya nkibaza kubera icyo umpaye rino jambo ariko mbona ko hari impamvu nyine yagiye irimo igenda isobanurira. Burya Imana iyo iri kutuvugisha ikoresha ijambo. Hari igikoresha mu ntekerezo hari igikoresha abantu ariko hari akenshi ikoresha ijambo. Iyo uri gusenga iguhereza ijambo ugasanga ryari rihuye n'ibintu wari uri gusengera ugasanga ryari rihuye n'ubuzima uri kunyuramo ako kanya. Urugendo rwanjye rurakomeza nkajya nitabira class. Kuva uwo munsi ninjiyemo ndi njyenyine nta nshuti njyanyemo ntaki niko ubuzima bwanjye bwakomeje. Ndi njyenyine nta nshuti nigeze mpabona. Atari uko batari bahari abantu bafite urukundo babaga bahari nkabibona tugasohoka abantu ugasanga bari gusuhuzanya navuga ibi ntabwo ari ibyanjye. Nkakomeza nkagenda nkigendera nkitahira ariko nkumva nyine ntashye numva nishimye kuko nibura igihe cyarageze ndavuga Mana ko iki mba njyenyine ko iki nyine njya gusenga njyenyine nta nshuti ngira n'imwe dushobora kujyana gusenga. Njya gusenga njyenyine nkataha njyenyine kubera iki byibazaho ariko nkajya niha impamvu nkavuga bariya bafasha ku buzima bumeze gutya njye sibwo nshaka. Ariko rimwe Imana yanyeretse yuko hari n'igihe biri kutwigisha. Iyo nza kujya gusenga njyanye n'abandi bantu ntabwo mba narahaye agaciro agakiza yampaye ku bw'ubuntu bwayo kuko agakiza yampaye njye ngafata nk'impano. Umuntu iyo no mu ijambo ryayo birimo umuntu yaguhaye impano ntabwo ushobora kuyitagaguza uko ubonye. Tuyifata neza ukavuga iyi ni impano ya kanaka. None navuze agakiza impaye ku bw'ubuntu bwayo ni impano ikomeye impaye. Sinkwiriye gutuma uwo ari we wese ashobora kwangiza impano Imana yampaye. Numva ko nyine numva ni ikintu gikomeye
ku buryo bimpa umukoro ko umunsi ku wundi nkwiriye kumenya ni iki kintu gishobora gutuma ya mpano Imana yampaye ishobora kuba nayangiza nk'uko ushobora kwangiza indi mpano umuntu yaguhaye. Nanjye mbyibaza nkuvuga ni iki kintu, ni ibyaha nimba yenda tuvuga urugero nakundaga telefone ariko ubu no kuba nawe nyifite ntayifite mba numva nta kintu bintwaye. Ntabwo nkunda telefone ariko niyo mfite telefone ngira ibintu ndeba nkagira n'ibyo ntagomba kureba. Nyine iyo Kristo mwamaze guhura araguhindura wese akakubwira iyi niyo nzira, ntabwo ari inzira yawe. Rero nakomeje urwo rugendo nibaza ibyo kugeza n'umunsi njya kubatizwaho. Mama wanjye yari abizi, papa wanjye ntabwo yari abizi, musaza wanjye nawe nabyo yari azi kandi iyo twari turi no mu gace kamwe. Ariko ntabwo nabimubwiye ko nari nzi neza ko mama ari bubimubwire, kuko ikintu umuntu umwe mu muryango yamenye n'undi wese agomba kukimenya. Ariko naravugaga nari namubwiye ndanga ati kuri uwo mwanzuro nafashe nta muntu n'umwe ushobora kumvuguruza. Nshaka gukorana amasezerano mashya n'Imana yanjye. Nabwiwe Imana kenshi ariko noneho nshaka kuyibonera ngiye ku giti cyanjye nkayishaka nkanjye, sinyishake kubw'abandi bantu, sinyishake kubwo nayumvisha umbwira ngo jya mu rusengero, ngo jya muri Katolike, jya gusenga muri kiliziya, jya mu misa, bigende gute. Njya kubatizwa rero nawe nabimubwiye, aranambwira ati hari ijambo yambwiye, arambwira ngo hari abantu Kristo azarinda azabakibatizwa. Numva nyine narabatijwe ndi muto n'undi ngiye kongera mvugurure. Ndamubwira ati rero mama akambwira wowe na papa muri inzira Imana akoresheje kugira ngere ku isi, ariko umunsi nzajya mu ijuru, umunsi nzajya gucirwa urubanza nzahagarara imbere yayo njyenyine, namwe muzabazwa ibyanjye ko nawe nzabazwa ibyanjye. Rero ahantu ngeze nkwiye gushaka ikintu cyazatuma mbaho neza, ntabwo nkwiye gukomeza gukurikira inzira yanyu. We turaganira cyane, narabimubwiye ko umwe akanyumva ubundi ntabyumve. Nuko washyijijwe. Ariko mbatizwa mva mu mazi nibyo navugaga. Navuye mu mazi nagiye ndi njyenyine mu gitondo, abana tubana nabwo ntabibabwiye, mvuye baranandakarira. Rero narabatijwe mva mu mazi, nagiye numva cya kintu kikindimo, umutima wanjye usa nkaho uri vide, nta rukundo, nta mbabazi. Numvaga nshaka imbabazi z'Imana, numva ikintu kizabikuraho nuko nzabatizwa. Nkuko muri Katolike bakuramburaho umwambaro wera bakavuga ngo uyu mwambaro wera uzawujyane mu ijuru utari ikizinga. Rero numvaga nshaka kongera kuvugurura amasezerano. Maze kubatizwa numva mpawe imbabazi, numva mpawe ubundi buzima bushya, ni nk'ikintu cyanyorosotseho. Bivuze byose nagikubaza ngo nyuma yo kubatizwa no kumenya Imana byagenze gute, ariko reka dusome muri Yohana wa mbere umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora bamenye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Wabaye icyaremwe gishya, ibyo bintu byo kwiyanga, byo kutikunda, umukobwa mwiza nkawe. Hari n'undi nakire nawe ambwiye ukuntu yiyangaga. Byagenze bite? Ko mwahindutse byagenze bite? Niki gituma mwiyanga ko ubuzima buryoshye? Ariko no kutamenya Imana, no kutamenya Imana, no kutagira agakiza, kuko isi ifite ibintu byinshi cyane ishobora gutuma wiyanga pe. Birahari bizengurutse ushobora gutuma wiyanga, ariko no kwiyanga uri mwiza cyane. Ubuzima bwawe bwa nyuma yo gukizwa mu magambo make bumeze butungubu? Ubuzima bwanjye bwa nyuma yo gukizwa ndashima Imana ko ari ubuzima butandukanye na mbere. Ubu iyo nicaye nkatekereza mba mbona ubuzima bwa mbere yo gukizwa ntabwo nzi. Nyine mva numva se umuntu abaho gute adafite Imana. Numva ni ibintu bidasanzwe. Nshima Imana ko yampaye agakiza kayo ku buntu, nk'uko ijambo ryayo mu Befeso ribivuga. Iduha agakiza kayo ku buntu, si kubw'imirimo tutabyirata, si no kubw'ikindi kindi, ahubwo ni ubuntu kagiye ko ari impano nyine biduhaye. Yego. Rero ubuzima bwanjye nyuma yo gukizwa numvishije nakiri urukundo. Mbere nashakaga inshuti nkasa nk'uri kuziguraho, ariko ubu ngubu mba numva nyine umuntu ari mu buzima bwanjye nkwiye kumukunda. We yaba nkunda njye nkwiye kumukunda, nkamukundira ko ari umuntu Imana yaremye, nkamukundira yuko akwiye gukundika
ndi umuntu mba numva nagatanga urukundo. Nyuma rero yo gukizwa numvise icyo kintu kindimo, nagiriwe ubuntu bwo kugira ahantu nsengera duhura nk'urubyiruko kenshi tukiga umunsi ku wundi, tukiga ku ijambo ry'Imana kuko niryo rituyobora muri ino nzira y'agakiza. Banyigishije gusoma Bible iramfasha. Bible niyo ituyobora ahantu dukwiriye kujya. Niyo naretse kuyisoma ndavuga icyo nzi cyo aho nasubiye inyuma, kuko nzi neza ko harimo amagambo anyobora iteka ryose. Ndasoma nkibaza kubera iki, hari nk'uko nigeze kwibaza kubera iki bakunda kuvuga icyaha akenshi bavugaho cyane ni icyaha cy'ubusambanyi. Bavuga ko iki kino cyaha kivugaho cyane. Ubu impamvu bakivugaho cyane uko gikomeye nuko ari icyaha Imana yanga cyane, hamwe no gutuka Mwuka Wera. Nyine Bible iramfasha muri urwo rugendo. Nyuma yo kumenya Imana njya nishimira yuko yampaye abantu bamfasha muri urwo rugendo. Ruba ari urugendo rutoroshye, uhuramo na byinshi. Inshuti imwe wari ufite mbere zikagenda ziguhunga, abo muri kumwe ntibabyumve, urakabya, uri pasiterine, urashaka ukwigira umuntu wo mu Mana cyane. Ese ubu ntabwo wakora ibi ngibi, ese ubu ntabwo wakora ibi. Bamwe na bamwe twarashwanaga, twashwana nyine nkagenda nkicara mu cyumba nkavuga Mana, ni njye ufite ikosa cyane niba bafite ikosa, kuko numvaga nyine nshaka gutanga urukundo, ariko guha umuntu udakijijwe urukundo biragoranye. We arashaka kukujyana muri bya bindi byiwe, nawe urashaka kumuzana mu byawe, ukabona nta hantu bihuriye. Yego. Oh wow. Biratangaje gukorera Imana no kwakira agakiza, wakira n'impinduka zayo. Kuko niba koko mu magambo make wararyohewe n'agakiza urimo, niba koko ubuzima urimo uyu munsi bukunejeje, ku mugani wawe ntabwo ari imbaraga zawe, ntabwo ari n'akazi kawe ko guhindura bagenzi bawe. Nk'uko Imana yagukozeho nawe izabahindura, cyane cyane niba ufite umunezero ari wo waburaga, niba wumva ukunzwe ari cyo waburaga, niba wumva kuri wa mukobwa mwiza, umuntu ufite taye nk'aba mizi koko Mana yanjye, ntukiyange kweri. You deserve better. So wakoze cyane kudusangiza ubuzima bwawe kugira ngo benshi babone ubuzima. Iyo mvuze gutyo nuko wowe watinyutse ukavuga. Hari benshi baba bacecetse nyamara nabo bameze nk'uko umeze. Kumva ni kaboya, kumva nyine afite ibintu byinshi cyane, ariko kuri wowe Yesu aguha umugisha. Hanyuma twifuzaga kukubaza, tugeze mu gice cya Vibe for Christ, ni Christ Revive. Audrey, uheruka gukora ibintu by'ubusazi ryari? Ibintu by'ubusazi, like ndabona witonze cyane. Ngaragara nk'uwitonze, ariko rimwe na rimwe. Uheruka gukora ibintu by'ubusazi ryari? Ndumva nijoro nabikoze ndi kumwe n'inshuti zanjye. Yego. Mbere ko twari tugiye kujyana gusenga, turahura, twari batatu, twari bujyane gusenga. Ufite amakanzu angahe mu rugo? Nako imyenda y'abakobwa muri rusange, kuko wari waravuze ko rwose byanze. Ni mike n'abakobwa. Nizere ko wongeye kubona boyfriend. Byagenze bitera. Audrey, ariko Yesu atanga aba boyfriend beza batagushanya mu cyaha. Urindira azaza ameze neza. Ugashaka Imana, ubundi igihe kigeze nyacyo aramuzana. Amen. Aho rero hari agaseke iruhande rwawe, urafungura uhitemo ikibazo wumva ushaka, urakidusomera. Si ngombwa icya mbere, icyo washaka cyose, aho umwuka kuyobora ariho ufata. Ni icya mbere. Okay, uradusomera hanyuma ukidusubiriza. Ko kigoye. Nize gute? Ninde wakubabaje cyane mu buzima? Ese waramubabariye? Wow. Fro, ninde? Icyo kibazo kiragoye. Ntabwo kigoye. Umuntu wambabaje. Koko ndi umuntu wakundaga kumva ko nimba inshuti zanjye zababaye ushobora kuba ari njye wabiteye. Nta muntu wigeze ambabaza. Wumvaga abababaye bose ari bababaje? Ari njye wabiteye, ahubwo nkajya gusaba imbabazi. Nkajya gusaba imbabazi hamwe nyine nkumva nshobora kuba ari njye uri mu makosa. Hamwe inshuti yanjye igeze kugwa mu ikosa rikomeye, ngiye gusenga ndavuga Mana ntabwo mbifitemo uruhare. Nyine numvaga impamvu yaguye muri iryo kosa nshobora kuba mbifitemo uruhare.
ejo ndumva nta muntu wigeze byanze bikunze umaze gukizwa waje kumenya ko yari amakosa yabo warababarize narababariye ahubwo nkurana ideni ryo kubasengera numva ko nkwiye kubasengera bagahinduka. Wow, Audrey urakoze, byari umugisha kukugira. Yesu akurinde, akwagure, akomeza guha ubwiza bwe, atuma ubashapu nukuri, and uri umukobwa mwiza, ukomeza guha igikundiro cyinshi cyane, ntuzasubire aho wavuye, aho gukomeza utera imbere. Mwakoze kubana natwe, namwe mujye muza muhamya iby'Imana yakoze mu buzima bwanyu, kuko byanze bikunze hari benshi bashobora kuba bari bameze nkawe cyangwa bameze nkawe. Ikindi kandi ntiwibagirwe gusangiza ubutumwa bagenzi bawe. Hari umuntu uzi rwose ushobora kuba ameze nka Audrey, umeze nk'uko Audrey yari ameze icyo gihe. Musangiza ubu butumwa, ntiwibagirwe no gukora subscribe. Mwakoze kubana natwe, mugire ibihe byiza.